icyuho kiri mu bantu burya ntabwo abantu bumva kimwe. Gombanira Ananias ni umukuru w'umudugudu w'amahoro mu kagari ka Kimihurura mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo. Arabwira itangazamakuru rya Flash aho abona hakiri icyuho mu kurwanya COVID-19. Hari abantu ubona ari nk'abakundi bari kumwe ugasanga ntawe ubwira undi ati gira hirya, ntawe ubwira undi ati shyiramo metero, ntawe ubwira undi ati ambara agapfukamunwa neza, ahubwo ugasanga bose ahubwo baregeje uko bashaka. Kuri aba bayobozi mu nzego z'ibanze mu karere ka Gasabo basinyanye n'akarere imihigo igamije gushyira imbaraga mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ni nyuma y'uko umujyi wa Kigali na polisi y'igihugu bateguriye amarushanwa yo kurwanya COVID-19. Umurenge wa Kimihurura n'umwe mu yasinyanye n'akarere imihigo ijyanye no kurwanya COVID-19. Nyuma yo gusinya imihigo, Murebwayira Alphonsine umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimihurura yavuze ko bagiye kuziba ibyuho bigaragara mu kurwanya COVID-19 muri uyu murenge. Ibyuho rero nibyo tuzaheraho. Ibyo byuho tuvuga nubwo amabwiriza ariho yubahirizwa, hari abayarengaho, hari abakora ibikorwa by'ubucuruzi bw'utubari, aho kugira ngo babikorere ahantu hagaragara ko hasanzwe ari utubari bakaba babikorera mu ngo. Ibyo nicyo cya mbere tuzarwana nacyo. Ibindi abarenga ku masaha yo gufunga bizinesi zabo ndetse n'ibindi. Nyuma yo gusinyana n'akarere imihigo yo kurwanya icyorezo COVID-19, umurenge wa Kimihurura nawo wahise uyisinyana n'utugari tuwugize. Nabajije Ruzibiza Wilson uyobora akagari ka Kimihurura niba gusinya imihigo yo kurwanya COVID-19 bitazabashyira ku gitutu bakaba banakoresha imbaraga z'umurengera ku baturage, maze asubiza ko ntabwo mu kazo y'igitsura ubu ngubu ari ikenewe. Ubu ngubu igikenewe ni ukubyumvikanaho n'abaturage, ni uburyo bwo kubyumvikanaho neza tukabijyanamo uko twamaze kubona ko icyorezo cya COVID ni icyorezo dushobora kuzabana nacyo yenda igihe kirekire, ariko noneho no gushyira mu bikorwa amabwiriza bigakorwa ku nyungu za twese. Umuturage ntiyibaze ko ari COVID y'ubuyobozi, ahubwo akumva yuko ari icyorezo cyaje mu gihugu cyangwa ku isi hose. Nubwo abayobozi mu nzego z'ibanze mu karere ka Gasabo basinyanye n'akarere imihigo yo kurwanya COVID-19, ku rundi ruhande ngo hakenewe ubufatanye bw'abaturage nk'uko Murebwayira Alphonsine uyobora umurenge wa Kimihurura bisobanura. Ingamba leta ibadushyiriyeho kugira ngo tubashe kurwanya icyorezo cya COVID, abaturage bemere tuzijyanemo, nikimara gushira bizinesi n'ubundi zizakomeza nk'uko zisanzwe, kandi insengero zizakomeza nk'uko zisanzwe, amashuri azakomeza nk'uko asanzwe. Ibyo imibereho y'abaturage, ubukungu n'ubundi nibyo tugamije ku baturage bacu. Ntaganzwa Jean Marie Vianney ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Gasabo wasaba abatuye muri aka karere gufatanya bakarwanya icyorezo COVID-19 kuko kigihari kandi gihangayikishije. Nkaba rero bisaba uruhare rwa buri wese mu bigo by'amashuri, abana mu rugo mu biganire, kwambara agapfukamunwa neza, gukaraba ku nsengero. Kuri ubu imirenge 35 igize umujyi wa Kigali iri guhatana mu marushanwa yo kurwanya COVID-19, uzahiga iyindi ukazahabwa imodoka.